gushimira cyane wowe wakoze subscribe kuri channel yacu kandi ariyo yawe kongeye kunezerwa cyane kongera guhurira hano. Ni iby'igikundiro cyane kuba nongeye kubonana nawe kandi nimba nawe mushyashya kuri channel yacu nagira ngo ubwire ukore subscribe. Nuramuka wumvise ikiganiro cy'ikubereye cyiza uze no kugisharinga inshuti n'abavandimwe kugira ngo barusheho kugira ngo bamenye. Tugiye kwigana isomo rijya rinanira aborozi benshi b'inkoko, ni isomo ryitwa demarage. Akenshi baryita kudemara inkoko, ariko nanjye ndagira ngo uyu munsi wa none aborozi benshi barabitinya, aborozi benshi babigira ubwoba, ariko aborozi babimenye niwo musingi, niwo rutirigongo rw'ubworozi bw'inkoko. Nangira ngo nkusabe nimba utarakora subscribe ukore subscribe, kandi nimba none warakoze subscribe ukaba ugiye kumva kino kiganiro hari undi mugenzi wawe ushobora kuba yarigeze agira inyota cyangwa se afite ubushake bwo kuba yakorora inkoko ariko agahera ku mishwi, ukimusharinga kino kiganiro maze aze nawe kuyiheraho yige uburyo imishwi ikora. Ndagira ngo mbanze mbibutse imwe muri serivisi dukora. Dutanga inkoko z'ukwezi, tugatanga imishwi y'umunsi umwe, ndetse tugakora imashini ku bantu bashaka kwituragira. Umuntu tumukorera imashini ikigero cyose, manuel, automatique, ibigero byose kuva ku magi 50 ukagenda kujya ku magi 2000. Ayo ni imashini zizewe kandi zikora neza. Unashaka cyangwa ufite impungenge wakora urugendo shuri, twebwe turakwemerera ukaza ukadusura ukareba, wamara kureba ugashima ibyo unenze ukatubaza, aho ugize impungenge ukatubaza, mbese turahari. Noneho kubera urwego ibintu byacu tubyizeyemo tuguha umwanya. Hari abo uzahamagara bavuga ngo ntabwo duhari, ngo buretse ngo tuzakubwira iki. Oya, twebwe nuduhamagara dushobora, ntabwo twaboneka buri munsi kuko ibintu tubamo tuba dufite serivisi nyinshi, tuba dufite abaduhaye komande turi gukorera abo mu ntara za Kigali n'ahahe, ariko igihe cyose wadushaka waduhamagaraho, watwandikiraho se, cyangwa se turahari turakwitaba. Twamara kukwitaba tukakuvugisha tukaguha umunsi uzatugeraho, kuko twe ntabwo tuba duhari buri munsi. Nayo ngiye kuvuga ngo buri gihe tuba duhari, telefone zacu ziba zihari, ariko bitewe n'uko akazi katatwemerera guhama hamwe, hari igihe ushobora kumpamagara nagiye mu kandi karere se, ndi mu kandi kazi se, ugasanga umunsi mpari. Biba byiza iyo tuvuganye hakiri kare tukakubwira umunsi tuba duhari, ukaza ugasura ukareba, ndetse tukakwereka ibyo ufitiye amatsiko byose. Rero ntabwo ari nicyo cyari ingenzi ngo umenye. Ugiye kureba ese abantu koko bakora ibintu bazi, bakora ibintu bamaze igihe bakora. Ni ibintu dukoze tuzi bimaze igihe bikora, twakoze amayese menshi, tumaze igihe kinini dukora serivisi yo gukorera abantu imashini, guha abantu inkoko, guha amahugurwa. By the way, hagati aho mbanze nshimire umama wampamagaye ambwira ngo ikiganiro cy'ubushize nakoze cyamunejeje, ndetse kimaze kumunezeza ahita atangira korora, ndetse yampamagaye tuganira umwanya munini, mubwira iby'ingenzi yambajije, ndabimusobanurira. Araje ambwira ati murakoze cyane, ka noneho nite kuri ibi natangiye n'amahugurwa mu mpaye, nubwo buyampereye kuri telefone, ndumva hari icyo azamfasha. Noneho hasigaye ntegura uburyo nanjye nakora umushinga w'ubworozi burambye, nkabikora nk'umunyamwuga. Akaba yatangiye nk'uko twakoze ikiganiro cy'ubushize mbabwira ati niba ushaka gutangira vuba, ushaka kubona inyungu yihuse, watangira ufata amasake y'ukwezi kumwe ukayagaburira, ukayitaho, yamara amezi 2 cyangwa 3 ukayagurisha, ukongera ugatangira, gutyo ukongeranya amafaranga. Mu minsi mikeya watangira, noneho ukaba wakora igikorwa kinini. Hari ukuba wagura imashini, inkoko zawe zaratangiye gutera, ukabona amagi uzashyiramo ukazirariza, ukabona amagi uzarariza imashini yawe. Hari kugura inkoko z'umunsi umwe, turazitanga. Ukaza ukafata inkoko z'umunsi umwe ukagenda ukiyororera, birashoboka. Ubu rero uyu munsi tugiye kwigana uburyo
umuntu yakora demarage y'inkoko ze. Iyo demarage rero ni isomo nk'irindi ariko ni uburyo bushoboka, ni n'uburyo bworoshye ku muntu utarabitangira yumva ari ibintu biremereye binagoye, ariko ni ibintu bishoboka, cyane ko iyo wabitangiye ni ibintu bishobora kuguha umusaruro ndetse bikaguha umusaruro mwinshi, cyane ko nimba woroye uvuze uti ngiye kudemara nanjye nzigurishe zigize ukwezi, ushobora bitewe n'aho utuye n'uburyo bigize, ni ibintu bimara igihe gitoya kandi ni ibintu inkoko zirya ibiryo bike ugereranyije n'inkuru. Gukuza inkoko nkuru birahenda kurusha uko wakorora inkoko z'imishwi. Buriya rero inkoko y'umushwi uyifata ku ruganda, twebwe tuyitangirira amafaranga 1000, ariko ubwo transport ntabwo ibirimo. Tuguha inkoko y'umunsi umwe ukayijyana ukayitaho, tuguha amahugurwa, hari inkingo kuyitaho muri rusange. Ibyo ni amasomo tugenda tuguha uko waje gufata inkoko, ariko uyu munsi reka twige ukuntu bademara inkoko z'imishwi. Urayifashe ni inkoko y'umunsi umwe ivuye ku mashini cyangwa ivuye ku ruganda barayikuzaniye. Hari umuti tugura muri farumasi Agrotech, Saro n'ahandi muri farumasi y'amatungo wa anti stress. Uragenda ukawugura, ugura 3000. Ubwo ni umuti wagenewe hejuru y'inkoko 500 kugera ku 1000. Ukawuzana ukawushyira mu mazi, ukawushyira mu kiraro. Niyo inkoko zikigera mu kiraro zikiri imishwi, ntabwo zigera mu kiraro ngo uhite uzishyira mu biryo, urazireka ahubwo ukazishyiramo amazi. Iyo ushyizemo iyo anti stress, kuko ziba zije, tuvuge nimba zaje mu modoka, ziba zizunguza zinaniwe, zifite nyine zahungabanye, umva zivuye mu mashini, bahise bazipakira mu makarito, zivuye mu makarito bazishyize mu modoka, imodoka irazanye zigejejeho, barazipakura bazishyize hasi, bashyira mu makarito. Izo nkoko ziba zagize ihungabana cyangwa se zagize stress. Iyo stress rero zagize, iyo zikigera mu kiraro, wowe nahawe kugira ngo uzifashe kutaza gukomeza kugira stress. Noneho mu rwego rwo kugira ngo zitagira stress, uziha y'amazi arimo anti stress, zikayinywa. Zamara kuyinywa, ariko icyo gihe bigusaba ko buri kanya uzikurikirana zo. Icyo gihe kizana inkoko zo ntabwo zivamo, niyo zivuyemo ntabwo ugomba kurenza iminota 45 utaragaruka mu kiraro. Rero gusaba byuze buri minota 10 kuba uri kureba uko zimeze, ukaza ukaziha amazi, uterekamo udukombe twinshi. Ngira ngo udukombe two kunyweramo muratuzi, ntabwo nifuje kubizana ko muratuzi. Ugashyiramo twinshi mu kiraro ku buryo nimba ari inkoko 500 wazanye, byibura ubusabwa byuze gushyiramo udukombe tutari munsi ya 15. Noneho ukamakinga sure ko buri nkoko yose yanyweye ku mazi. Noneho yamara kunywa ku mazi, wabona nazifite imbaraga nkeya, ukagerageza kuzegerezaho, ukazinywesha izigize izinaniwe, ukagerageza kuzinywesha ku buryo inkoko yose byibura isoma kuri ayo mazi. Yamara gusoma kuri ayo mazi, ukazireka amasaha byibura 3 ziri kunywa amazi, niho ziba zitangiye kugira imbaraga. Ubona zitangiye noneho kugenda mu kiraro, zisimbuka, zigaruka, zigaruka. Icyo gihe rero hahita hakurikiraho ikintu cyo kuzicanira kugira ngo zitaza kugira ubukonje. Urumva zimaze kunywa amazi, zitangiye kugenda, ikintu gihita gikurikiraho ni ukuzicanira. Kuzicanira rero hari imbabura zino muri kubona hano, mwanabonye muri video y'izi nkoko turi kudemara natwe. Niyo mpamvu nifuje ko mumerekana amashusho ya demarage. Ukazishyiramo, ukora ahantu, wirinda gukora inguni. Ubona inguni y'inzu ukuntu imeze, iya nguni ya mande ya dogere 90, uyikuramo, ushaka ikintu kigafunga ku buryo hagenda haba muviringo. Inguni yose ukayifunga ku buryo inkoko uko igenda n'uko izenguruka itabona ahantu yirunda, ikomeza nyine isirikira, itagiye ngo zirunde mu nguni. Noneho zamara kuba ziri kugenda gutyo, ugakora ku buryo inkoko zawe aho ziri kuzenguruka ushyiramo imbabura. Nimba ari ahantu hanini wakoze inkoko nyinshi, ushyiramo imbabura ibasha gutuma haboneka ubushyuhe. Ntabwo uravuga imbabura zingahe, biterwa nawe ukora imibare yawe, ukareba ukuntu hangana, ugashyiramo imbabura ishobora gutuma nta nkoko n'imwe iza gukonja.
warangiza inkoko zose zamara kunywa amazi ugatangira ugashyiramo iyo imbabura iyo imaze gushyuha, iyo ushyizemo imbabura zigatangira gushyuha zirongera zigashaka kongera kunywa amazi ukabona nyine zimaze kugira imbaraga. None iyo zose ubonye zimaze kugira imbaraga ziri kwiruka zigenda zigaruka, ikindi kintu kiba gikurikiyeho uba ukurikijeho kugira gute kuziha ibyo kurya rero. Ngira ngo ku ruganda, inganda dukoresha cyane mu Rwanda, nimba inkoko zivanye yenda kuri Ubuzima Chicken, hari ibiryo batanga, ushobora no kubigura Sarura, Tunga se na Gorilla. Ni inganda nyine, reka nzibabwire kuko muri abantu banjye kandi muri abantu b'agaciro kenshi, kuko gufata umwanya wawe ukareba kino kiganiro. Njyewe ku ruhare rwanjye ndashaka kubaka umuryango w'abantu bakunda inkoko kandi bashobora kuzorora, bakazorora kinyamwuga. Bivuze ko nimba mfashe uyu mwanya nkakubwira inganda zishobora kuguha ibiryo byiza by'inkoko, ntabwo banyishyuye, ariko wowe uri uw'agaciro kandi ugiye gutangira igitekerezo cyo korora inkoko, ukeneye kugira ubu bumenyi bwiza kandi bugufasha, kandi ukazarinda ko wazagira igihombo mu gihe runaka, kuko ushobora kugura ibiryo bibonetse ukazigaburira ntizikure vuba byihuse. Rero izi nkoko nzongera mbereke, izo nkoko ukaziha ibiryo, nanjye nzongera mbereke, ariko reka mbanze nkore kino. Nzajya mbereka inkoko z'inyama zigaburirwa zite, inkoko z'amagi zigaburirwa zite, zikurikiranwa zite. Ibyo ni ibiganiro nifuza kuzakomeza gukora kugira ngo buri wese nakurikiza ibiganiro byanjye, nareba nka 5 cyangwa 6, hari urwego azaba agejejeho mu bworozi. Urwo rwego runamara kurugeraho mu bworozi ruzaba rwiza, kuko ku ruhande rw'azahagarara nanjye ku ruhande rwa nyuma hagarare, dutanga umusaruro uhagije, maze bityo twembi dusayidirane muri ubu buzima, tugerane kure. Nagira ngo nongere, ubwo no ngo izo nkoko zimaze gutangira kurya. Iyo zitangiye kurya rero, ikintu ukurikirana ni ukumekinga sure nanone ko inkoko yose yariye, ukagerageza, kuko ziba zikiri ntoya zishaka kwegera ahantu zishyuha, ukagerageza zatangira kwegerana ukazitandukanya, ugashyiraho ikintu wenda ukazikanga zikiruka zigatandukana. Uko zigenda zitandukana niko zikomeza kugira gute gutara imbaraga, kuko inkoko iri kugenda igira imbaraga, ari nako igenda inywa amazi, igeraho amazi abikanywa, ikageraho ibiryo birikarya, ikagenda. Nubwo yo ibiryo by'inkoko z'imishwi zo ukuntu tuzigaburira, dushaka ikintu tukakirambura kinini, tukamenaho, noneho tugashyiramo inkoko. Cyane ko mu minsi ya mbere yenda 3-4 ya mbere ziba zitari zamenya kurya, nawe urabyumva. Inkoko ivuye mu mashini ikaba yanyweye amazi, yego itangiye kugira imbaraga zo kugenda no gutorera byumva, ariko ibitaragira imbaraga zo kurya bihagije ngo wenda ivuye ngo nirya ibiryo runaka irahita ihaga, nigirite oya, iratora gake ikagenda, ariko icyo gihe n'uwo ikintu tuba dusabwa twebwe nk'umworozi, uziha amazi ukaziha ibiryo, ugakomeza ugakurikirana ko zitaryamirana. Umunsi wa mbere bikaba uko, umunsi wa kabiri bikaba uko, umunsi wa gatatu. Kwako urumva igituma twebwe iyi nkoko twazikuye kure, cyane wenda hari ukuntu ziba zikeneye kugira kwitabwaho. Hari amavitamine atangira kuziha, ariko n'inkingo birumvikana. Vitamine n'inkingo, hari amavitamine yagenewe gutuma inkoko zigira imbaraga, amine totali. Umunsi iyo zimaze kunywa amazi arimo anti stress, zikarya ibiryo, ubukurikiyeho uzishyiriramo amine totali kugira ngo zikomeze zihite zigira imbaraga, zigira imbaraga nyine, zumve mu mubiri zifite imbaraga. Kuko ngira ngo nunavugana na veterineri uzanye waguze inkoko z'ukwezi, waguze inkoko z'iminsi zimaze igihe runaka, azavuga ko amine totali ariwo muti mwiza wo guha inkoko zawe. Kuko amine totali yo ubwayo ubundi ifatwa nka anti stress, kuko ifasha inkoko gukomera kandi igafasha inkoko kugira imbaraga mu mubiri no kutagira imbeho, igakomeza nyine ikagira imbaraga zo kwirukanka no kurya, ikanagira apeti. Noneho icyo gihe n'ubu ngo iyo wamaze kuyigaburira gutyo,
igatangira kurya neza, igatangira kwita nyine gutangira kugira imbaraga no kwita kutajya kumenya neza ifokasingi aho yanywereye, aho yaririye, nuko ngo yatangiye kwita ku bikoresho biyikikije aho ikura icyo kurya. Icyo gihe ku munsi wa gatatu ku wa kane inkoko yamaze kumenyera, umaze kubona ko inkoko yamenye aho itorera, yamenye aho inywera, yamenye kuryama, imenye kugira. Noneho ikindi tuba dusabwa ni ukuzicanira amatara. Itara ryo mu nkoko zikiri ntoya ntabwo rizima, ugomba gukora ku buryo habonekamo umucyo uhagije. Nimba uzigaburira kuva mu gitondo zikaba zirya, ukita ku kintu gikomeye cyane cy'uko zitaza kugira inyota. Inyota ni ngombwa, ntabwo ugomba kubura amazi na gatoya, kabone n'ibiryo byaba bikeya cyangwa se watinze kubishyiramo, ariko amazi atigeze ashiramo nta kibazo inkoko zizagira. Amatara agahora yaka, imbabura igahora icanye. Umunsi wa karindwi inkoko iba yamaze gukomera, noneho utangira kugabanya ibyo zariragaho, kuko ziba zamaze kumenya kwegerana zikarya neza. Ushobora kubona no gutangira kwigiza hejuru, nimba ari nk'ibisahane wazanye bya bisahane ziriraho, cyangwa se ari nk'ibintu runaka wateguye, ukaba watangira noneho nimba ari warambuye shitingi ukaba wayizinga ukayikora umurongo wayo ku buryo zirira hano zose zikarira ku gice kimwe. Ku munsi wa cumi na rimwe inkoko ziba zamaze kumenyera, noneho ubona noneho ko inkoko zamaze no kumera amababa, nta kibazo zifite. Ikindi kintu aborozi batajya bamenya, nimba uri gukora demarage y'inkoko ugomba gushaka imyenda uzajya winjira mu kiraro. Sinzi, ushobora gushaka yenda nk'imyenda, nimba uba mu rugo ushobora kugura umuti, hari umuti bakandagiramo uva muri farumasi y'amatungo, ukajya uwukandagiramo, warangiza ugashaka inkweto nimba ari bodaboda ukazishyira ku kiraro. Buri wese ugiye guha inkoko ibiryo cyangwa amazi akagenda akabanza agakandagira muri wa muti, akambara za nkweto zagenewe zihora ku kiraro, ku muryango w'ikiraro, yenda n'isura cyangwa itaburiya, cyangwa biba byiza cyane iyo mwateguye bote akaba arizo yinjiranamo. Ati kubera iki? Bote iyo ihanaguye ikaba iriho umuti inyuma, nta mikorobe yasiga mu kiraro. Kandi noneho iyo wambaye tuvuge nimba wambaye ipantaro cyangwa se wambaye itaburiya ituma wambara buri nyuko ugiye kujyamo, nta mikorobe. Ati mikorobe zivuye hehe se? Ubundi mikorobe zivaho ngo ziza gute? Murabona nka kurya tuzenguruka ahantu dutambagira, tuzenguruka ushobora gukandagira ahantu izindi nyamaswa zanyuze, inyoni zaneye, inkoko zindi zaneye se, tuvuge nimba ari nk'abaturanyi cyangwa se nawe ubwo ushobora kuba ufite inkoko z'inyarwanda se, ufite inkoko zakuze, ufite inkoko zirarira, aho zataye amatotoro ushobora kuyakandagira, wayinjirana mu kiraro, ushobora kwinjiranamo mikorobe nyinshi ushobora kubangamira izo nkoko ziri mu kiraro. Icyo gihe rero ikintu usabwa wowe nk'umworozi ni ukwirinda ko hari umwanda uwo ari wo wose wakura hanze y'ikiraro ukinjira mu kiraro cy'inkoko zikiri ntoya, cyane ko zagira ubushobozi bwo kwirinda no gukomera kugira ngo zitaba zakandura amamikorobe. Icyo gihe rero iyo winjijemo n'inkoko ujya kubona zigatangira gusepfura, zigatangira kurwara utuntu dutoya. Iyo zatangiye gusepfura rero niho zitangira no kurwara, ukasanga zigiye kugutera igihombo kuko iyo wirinze ukitwararika ntugire aho uhurira n'ibintu byinjira mu kiraro bishobora guteza ama-infection inkoko zawe ziri mu kiraro, nta hantu ikiraro cyawe gihurira n'indwara iyo ari yo yose. Iyo nta ndwara yabayeho, za nkoko zawe zose uko wazigema wazitayeho neza nk'uko twagiye tubikurikirana, zikura zose, zamara gukura zose ukazishyira ku isoko zose ukazigurisha nta kibazo zifite, ku buryo ahandi namwe baza kuzigura agera mu kiraro yazireba izi nkoko zose ndazitwara kuko ndabona nta nkoko nimwe ifite ikibazo. Nimba mwavuganye amafaranga yawe akayakubarira yose, akava ku kiraro yaguhaye akigendera, nawe ugatangira undi mushinga w'ukwezi gutaha. Ni umushinga mutoya woroshye ushoboka unahendutse, by the way urahendutse, kubera yuko nimba inkoko ushobora kuyigaburira amagarama 75 mu gihe cy'ukwezi, ugahita ushyira ku isoko ukongera ugatangira, ntabwo ari kimwe n'umuntu uzorora inkoko izarya amagarama
75 mu cyumweru, no mu kindi igahita itangira ikongera ikurizaho kugeza ubwo izagira amezi angahe, kugira ngo worore inkoko ugeze ubwo itera. buriya nshuti zanjye, umuntu worora inkoko kugeza ubwo itera, ngiye ku bwanjye mukurisha kuko aba yatanze imbaraga nyinshi, aba yakoze uko ashoboye, waba yitanze bihagije. niyo mpamvu inshuti zanjye mwebwe mwahisemo korora, ndetse mwumva mubishaka, mubikunze kandi mubikeneye. igihe hari ikindi ngo mutekereze cyane kuri iyi mishinga. ni imishinga yoroshye, yoroha kandi itanga umusaruro. ngira ngo mwebwe muri Kigali cyangwa se muri mu Rwanda, ahantu hose mu gihugu cyacu, ahantu hose wagera mu Rwanda, ahantu hose ubu ngubu tuvuga ni inkoko zigeze, inyama z'inkoko zigeze ku 5,300. inkoko y'isake wiyejereze, wiyororeye, uyakuze, ushobora kuyigurisha mu 15. noneho nawe tekereza wiyororeye inkoko zawe ukagira inkoko 500 ushyira ku isoko 100 se. tunabireka ibyo, uvuga ati nafite inkoko nayiguze 1000 ndayigaburiye irakuze, nyishyize ku isoko, bagiye ku 2,500, nayiguze 1000 nayigaburiye nyishyize ku isoko 2,500, ndongera ndatangiye ngurisha izindi gutyo. uko byagenda kose ku nkoko ntushobora kuyifata amafaranga ari munsi ya 700. fata inkoko zawe, inkoko uyifata amafaranga 700, wehembye umukozi, wishyuye umuriro, waguze amakara, waguze ibarizo, ibintu byose wabikuyemo. kandi ibarizo naryo uzarigurisha, kuko ibarizo ibishingo by'inkoko ni imari, ni ibarizo ni amafaranga. noneho uhembye umukozi, ibintu byose ubikuyemo, iyi nkoko yawe ifashaho 700 cyangwa 800. none numara kuyifataho ayo 800, cyangwa nurashaka kuyifata, njye n'imita noroshye ibara, yifata amafaranga 600. numara kuyafata wenda ukube n'inkoko 300 wazanye. inkoko 300, umukozi muri no minsi akazi, ndabizi mwese mufite amakuru ahagije kundusha, akazi kugira ngo ubone akazi kazaguhemba gutyo, ni akazi byuzuye utazaba uri munsi y'imyaka 7 ukamazeho. keretse nimba yenda hari ubundi buryo, ndabizi yenda turaziranye twese, turabavandimwe kandi turi inshuti, turi abanyarwanda, tudaciye kure muri kino gihe akazi karabuze. rero ni uburyo bwo kugerageza, ni uburyo bwo gushakisha, ni uburyo bwo kugira, ariko uko washakisha kose, iyi ni bizinesi irimo amafaranga kandi atazigera avamo, kubera yuko umunsi ku munsi abantu ntibazareka kurya, kandi umunsi ku munsi inyama z'inkoko zaba zikenewe. noneho twebwe akarusho dufite koroyira na saso, izo ni inkoko zishobora gutanga inyama zigatanga n'amagi. noneho ikiruseho, mu minsi mike turi gutegura andi maporoje. ni amaporoje tutari twashyira ku mugaragaro, ariko nituyashyira ahagaragara nayo tuzababwiraho. mwebwe icyo musabwa gusa ni ugukora subscribe kugira ngo tujye tubona buri munsi ku munsi, buri kiganiro cyose dushyizeho mugikurikire, kandi munakore share ku bandi borozi mutekereza ko hari uwo byafasha, cyangwa se ugeze kwifuza, cyangwa se ugeze wumva ashaka gutekereza ko ukuntu yakorora, umubwire. Reka tubabwire serivisi dukora imashini zituraga, dukora manuel na automatic. ni ukuduhamagara kuri WhatsApp 0726200539, ukatwandikira se tukaza kugusubiza igihe tubonekeye, ariko cyane cyane WhatsApp. iyo ni WhatsApp umuntu yandikiraho, cyangwa igihe runaka umuntu akaba yayihamagara. amasaha yo kuyihamagara ni ukuva saa 7, saa 8 tukazamuka tukagera saa 4 za nimugoroba. igihe cyose wampamagarira mba mpari, mba niteguye, ariko muri ayo masaha tuvuze haruguru turi abanyu ngo tubakorere ibyiza kandi tubagezeho ibyiza. mu bantu bari Musanzeho dushobora no kubaha amagi abanguriye yizewe, tukabaha imashini zo kurarira, ndetse wanashaka amagi ugakora komande, washaka imishwi ugakora komande tukagukorera kandi ukabona umusaruro. muri abantu b'agaciro kenshi, nimba utarakora subscribe ntabwo waba wambaniye. nimba ukurikiye kino kiganiro kiba kirangiye, wakoze cyane, uri inshuti nziza kandi uri w'agaciro gakomeye. Imana yacu iduhane umugisha kandi urakoze cyane.
mbo ndumva nta kintu nabasaba, nimero ni yayindi ndetse na inbox mushobora kutwandikira comment, turazakira tukanazisubiza. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, murakoze cyane, ciao ciao.